bamwimikisha amavuta ngo abe umwami wa Isiraheli. Imana ishimwe. Bwa mbere navuga ko yari yimitswe kugira ngo ayobore umuryango, abantu bakeya. Bwa kabiri ngira ngo ni nk'akarere, nk'uko bavuga akarere ka Gasabo cyangwa akandi karere kari mu Rwanda. Ku nshuro ya gatatu noneho biba karundura, kiba igihugu cyose yimikijwe amavuta ngo n'abakuru b'Abisirayeli. Dawidi Imana yasohoje ibyo yavuze. Dawidi yarahizwe cyane kugira ngo apfe, ariko Imana imuhagararaho. Hari ubwo Sawuli yamuteraga icumu kandi akarimutera atareba, ariko Imana ikamufata ikamwigizayo ngo icumu rigahamya urusika, kuko Imana yari yaramukunze cyane, inamuvugaho ijambo rikomeye, ivuga ko azaba umwami. Rero ntiyagombaga gupfa, ntiyagombaga kuva mu mubiri atarasohozwaho icyo Imana yamuvuzeho. Murabizi intambara ahuye nazo, ariko Imana igira ikintu itunganya. Imana ni umukozi w'umuhanga. Umuhungu wa Sawuli witwa Yonatani yabaye inshuti na Dawidi, twigeze kubivugaho. Hanyuma ngo aramukunda nk'uko yikunda, yijishura umwitero we, afata icumu rye, afata. Habwa umugisha wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana. Reka dukomeze icyigisho cyacu. Uwiteka arinda ijambo rye kandi akarisohoza. Mana, turagushimye kuko ugira neza, turagushimye kuri Imana yacu, nuko ijambo ryawe tugiye kumva rifashe imitima yacu, kandi buri muntu wese akomeze kumva ryigizwe imbere mu buryo bw'umwuka. Komeza kudusobanurira, kandi ijambo ryawe ritwubake. Tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Ubushize twavuze kuri Dawidi ko Imana yamurinze, yari yaramubwiye ko azaba umwami. Hanyuma Dawidi yimitswe inshuro 3 zose, kuko inshuro ya mbere murabizi ko Imana yabwiye Samweli ngo ajye i Betelehemu, hanyuma ajye iwabo wa Dawidi. Ngo nuko Samweli aragenda, agezeyo abahungu bari bahari bose, agashaka gusukaho amavuta, ariko Imana ikavuga iti reka reka, ntabwo arabona abagaye. Nuko abaza Seti, se hari undi waba usigaye? Aza kuvuga yuko hari akandi kari mu ntama. Ngo nuko Samweli aravuga ati nimugatumeho, kuko tutari bufungure kataraza. Dawidi ubwo yazaga rero bamusutseho amavuta, uwo mwanya abaye umwami, ariko ntahita aba umwami ako kanya, kubera ko yasubiye mu ishyamba kugira ngo azabe umwami igihe kigeze. Hanyuma Dawidi ngo umwuka w'Imana akajya amuzaho cyane. Ubushize twaganiye ko yarwanye na Goliyati kandi akamutsinda, kuko yararemwe umwuka w'Imana, ariko afite no kwizera. Rero reka turebe inshuro 3 Dawidi yasutsweho amavuta. Imana atoranyijwe, Imana iramukurikirana. Inshuro ya mbere turayisanga muri Samweli wa mbere ibice 16 umurongo 13. Haranditse ngo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta, ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye uwo mwanya umwuka w'Imana akajya aza kuri Dawidi cyane. Ngo nuko Samweli ahaguruka asubira i Rama. Iyi ni inshuro ya mbere, ubwo Imana yahagurutsaga Samweli nyine ngo ajye kwa Yesayi. Hanyuma Dawidi wari intabwa, wari mu ishyamba, bamutumaho araza asukaho amavuta imbere y'abakuru be. Bari abasirikare, bari bafite uburanga, ariko Dawidi nk'umuhererezi bamusukaho amavuta, yimikirwa kuba umwami wa Isiraheli. Inshuro ya kabiri Dawidi yimitswe ngo abe umwami w'umuryango umwe w'Abayuda, ariko haje kuzaho n'uwa Benjamin. Yamaze imyaka 7 rero ari hariya i Heburoni. Ni muri Samweli wa kabiri ibice 2 umurongo wa 4. Aranditse ngo bukeye Abayuda baraza bamwimikishirizayo amavuta kugira ngo abe umwami w'umuryango w'Abayuda. Bukeye babwira Dawidi bati, ab'i Yabeshi Galeyadi nibo
bahambye Sawuli. Iki gihe ni inshuro ya kabiri yari yarimitsweho amavuta kera akiri umwana asubira mu ntama, ariko iki gihe yamaze i Heburoni imyaka igera kuri 7 bamwimikisha amavuta kugira ngo abe umwami w'umuryango w'Abayuda. Nababwiye ko yongeyeho n'umuryango wa Benjamin. Iyo miryango yombi yarayiyoboye kandi ayobora imyaka igera kuri 7 ari i Heburoni. Inshuro ya gatatu yimikishijwe amavuta, Dawidi yimikishijwe amavuta noneho kugira ngo abe umwami wa Isirayeli yose. Muri Samweli wa 2 ibice 5:3 haranditsemo nuko abakuru b'Abisirayeli bose basanga umwami i Heburoni. Umwami Dawidi asezeranira nabo isezerano imbere y'Uwiteka i Heburoni, bamwimikisha amavuta ngo abe umwami wa Isirayeli. Imana ishimwe. Bwa mbere navuga ko yari yimitswe kugira ngo ayobore umuryango, abantu bakeya. Bwa kabiri ngira ngo ni nk'akarere, nk'uko bavuga akarere ka Gasabo cyangwa kandi karere kari mu Rwanda. Ku nshuro ya gatatu noneho biba karundura, kiba igihugu cyose yimikijwe amavuta ngo n'abakuru b'Abisirayeli. Dawidi Imana yasoje ibyo yavuze. Dawidi yarahizwe cyane kugira ngo apfe, ariko Imana imuhagararaho. Hari ubwo Sawuli yamuteraga icumu kandi akarimutera atareba, ariko Imana ikamufata ikamwigizayo ngo icumu rigahamya urusika, kuko Imana yari yaramukunze cyane, inamuvugaho ijambo rikomeye, ivuga ko azaba umwami. Rero ntiyagombaga gupfa, ntiyagombaga kuva mu mubiri atarasohozwaho icyo Imana yamuvuzeho. Murabizi intambara ahuye nazo, ariko Imana igira ikintu itunganya. Imana ni umukozi w'umuhanga. Umuhungu wa Sawuli witwa Yonatani yabaye inshuti na Dawidi, twigeze kubivugaho. Hanyuma ngo aramukunda nk'uko yikunda, yijishura umwitero we, afata icumu rye, afata umweko we, ibintu byose arabimuha kuko yaramukunze cyane. Akajya amuburira ati data yagambiriye kukwica, atugende wihishe, gutyo gutyo kugeza ubwo Imana yamurokoye. Yewe hari n'ubwo Sawuli yajyaga amuhinga akamusanga no mu buvumo yari arimo, yari yamwihishemo. Nuko agenda agiye gutwikira ibirenge, agezeyo asanga Dawidi ndetse n'umutwaje inkota bari muri ubwo buvumo. Ngo nuko afata ikinyita cy'umwenda aragikata, kandi agikata atabizi. Umutwaje intwaro, utwaje Dawidi intwaro akavuga ati mbabarira, ndatikura rimwe gusa, singira irya kabiri, hanyuma ndamuhwanya n'ubutaka. Dawidi atoya ati ntabwo wagira icyo utwara umuntu wimikishijwe amavuta n'Imana, ureke Imana nizahora. Dawidi yarafite umutima udasanzwe. Imana ijya kumutoranya yaravuze ngo mbonye umuntu ufite umutima nishimira, umutima umeze nk'uko ashaka. Dawidi yagiraga imbabazi, Dawidi yarasengaga, Dawidi yarafite kwizera, Dawidi yari umuneshi, Dawidi yari umwami w'umukiranutsi, kubera yuko Imana yari yaramutoranyije. Rero bene data, ndagira mbabwira ngo umuntu wese Imana yavuzeho ikintu ntashobora kuva mu mubiri, ntashobora gupfa icyo Imana yamuvuzeho itaragisohoza. Dawidi ni urugero rwumvikana rwiza. Hari n'ubwo yagiye mu banzi, aragenda ajya mu banzi b'Abisirayeli, nuko baramubona urwaho, baravuga bati ubwo umwanzi abonetse babwira umwami bati ngaho nguyu umwanzi wawe. Ariko Dawidi akoresha ikintu gikomeye cyane. Imana imwigisha ubwenge bwo kwisarisha, ngo aho bo bayibimwira arisarisha, ngo akajya haramba urugi. Umwami aramubwira ati yewe, ati iki kintu mwanzaniye ntabwo nzi cyari cyo, nimumvanira aho ngaho, ntabwo ngewe nuzura n'abasazi. Ngo nuko Dawidi akira atyo. Yagiye yandika zaburi nyinshi avuga ukuntu Imana yagiye imurinda, Imana yagiye imukiza, Imana yagiye imutabara, kubera yuko Imana ifite uburyo bwinshi irindamwe abantu bayo, ntacyo bashobora kuba iyo yabavuzeho. Rero bene data mbabwire, irinda ijambo ryayo. Imana irinda icyo yakuvuzeho, nubwo byatinda
uko byagenda kose uhura n'ibibazo yego, ugahura n'intambara, ariko Imana ikagutambutsa muri izo ntambara kugira ngo Imana izasohoze icyo yakuvuzeho. Iyo imaze kugisohoza ibishoje nyine ibyo yavuze, ishatse yanagucyura. Amasezerano yawe narangira uzamenye ko nta risigaye ari ukujya mu ijuru. Rero nubwo tubivuga kujya mu ijuru tukabitinya, ariko amaherezo nyine ni ngombwa ko tuzajya mu ijuru. Abizeye Kristo ntabwo dukwiye gutinya urupfu ngo tugire ubwoba ngo duhangayike. Tuzi ko Kristo yarugize irembo, kandi amaherezo tuzashyika mu rugo ariho iwacu mu bwami bwa Data. Imana iguhe umugisha gutega amatwi ijambo ry'Imana. Imana ikwishimire. Ndagira ngo dusenge Imana. Mana, turagushimye, ijambo ryawe ni ryiza, iryo wandikishije rijya riduhumuriza, rijya riturema umutima, rijya ritwongerera ibyiringiro. Reka buri muntu wese uteze amatwi ijambo ryawe rimuhumurize, ijambo ryawe ryongere kumwubaka kugira ngo abe yubakitse. Urakoze Mana uko byumvise, komeza kubana natwe. Tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikwishimire.